nta mpamvu yo kwica umurimo. Nagira ngo nkomeze umudamu ngo ntihagire impamvu ituma wica umurimo. Nagira ngo nkomeze umukobwa ngo ntihagire impamvu ituma wica umurimo. Nagira ngo nkomeze umugabo, nkomeze umusore, ntihagire impamvu ituma wica umurimo. Impamvu ni nyinshi, imirimo ni myinshi. Hari imirimo y'akazi, hari y'akazi duhemberwa, hari imirimo y'Imana, hari imirimo twikora ku giti cyacu kugira ngo ibashe kutubeshaho. Gereranya wibaze ngo ese ibi bintu biri kunkurura, biri gushaka ko ndeka gukora ibi ngibi, ese nibyo bifite umumaro? Noneho ubibwira uti no, ndi gukora umurimo ukomeye, nta mpamvu yo kugira ngo ndeke umurimo ndimo kugira ngo manuke mbasange. Nta mpamvu yo kwica umurimo. Ntugire impamvu ituma wica umurimo. Ntihagire impamvu ituma uva muri gahunda yo gusenga wafashe. Niba warafashe gusenga wiyiruza ubusa, ntihagire impamvu ibigukuramo. Mu izina rya Yesu saba Imana iguha imbaraga ubigumemo, ibyo wasezeranye ubisohoze, kandi Imana izakugirira neza. Ntihagire impamvu ituma wangana, ahubwo vuga uti no, ndi gukora umurimo ukomeye, ndi gukora umurimo. Hello, turabasuje mwese mu izina rya Yesu, aho turi kumwe kuri chaîne yacu y'Urugi Rukinguye TV. Imana ibaho umugisha hamwe natwe, amen. Tubahaye ikaze na karibu rero, kuko dukomeje twumvikanye ko dufatanya muri uru rugendo, kuko nta muhanga warwo. Dufatanya, dutyazanya, dusengerana, duhugurana, dufashanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Cyane cyane tuvugiraho ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana, tuvugiraho ubuhamya, tuvugiraho ibindi byose bifasha umugenzi kugira ngo akomere muri uru rugendo, kuko mpaka iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azaturuka. Uyu munsi rero hari ijambo ryamfashije, ryanyigishije, ntekereza ko ritari bubure uwo ryigisha, uwo rihugura, uwo rikomeza, nkuko nanjye byankomeje. Kandi ngira ngo nkomeze umuntu ucika intege avuga ngo habonetse ngo bavuga ubutumwa benshi, ngo bese ngo nanjye nabijyamo gukora iki ko abavuga ubutumwa babaye benshi. Oya, wicika intege. Imana yakunyuzamo ubutumwa bwawe, Imana yakunyuzamo ibyayo ukabasha kugirira abandi akamaro. Ntucike intege rero, sangiza abandi ijambo ry'Imana, sangiza abandi iby'Imana igukize ku mutima. Ntuzi urwo rubuto bibibye aho ruzamerera, aho ruzameramo, ruzagirira umumaro. Nagira ngo nkomeze kandi nanjye nikomeza. Imana iduhane umugisha. Ijambo rimwe rero nagira ngo tuganireho ni ijambo riri muri Nehemiya ibice 6. Twasoma nije ku murongo wa 3, ariko kugira ngo umuntu abyumve neza turahera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 4. Nehemiya ibice 6 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu, amen. Titre y'icyo gice iravuga ngo umurimo w'Imana udeheshwa n'abagambanyi n'ibikangisho. Ngo bukeye babwira Sanibalati, Tobiya na Geshemu umwarabu n'abandi banzi bacu yuko nubatse inkike, kandi ko nta cyuho gisigaye kuri yo, nubwo nari ntarakinga inzugi ku marembo. Umurongo wa 2 avuga ngo nuko Sanibalati na Geshemu barantumira ngo nze duhurire ku kiraro kimwe mu byo mu gisiza cya Ono, ariko bashakaga kungirira nabi. Nanjye mbatumaho intumwa ndababwira nti ndakora umurimo ukomeye, sinshobora kumanuka. Nta mpamvu yo kwica umurimo, kumanuke mbasange. Urumva, twongere tuhasubiremo ijambo nashatse ko tuganira. Yavuga ngo ndakora umurimo ukomeye, ndakora umurimo ukomeye, sinshobora kumanuka, sinshobora kumanuka ngo mbasange. Haleluya. Nta mpamvu yo kwica umurimo ngo manuke mbasange. Kamusubira mu bwa 3 baravuga ngo ndakora umurimo ukomeye, sinshobora kumanuka. Nta mpamvu yo kwica umurimo ngo manuke mbasange.
amen, amen, amen. Ibi ni Nehemiya ubwo ngo yubakaga inkike z'i Yerusalemu zari zarasenyutse. Abashaka kumenya inkuru ze murahera mu gice cya mbere, ariko ni iri jambo gusa ntagira ngo tuganireho. Ngo ubwo bazanaga ibikangisho byo kumukangisha bashaka kumugirira nabi, ngo nuko baramutuma ngo nabasange. Usomye hasi usanga ngo bamutumyeho inshuro enye, ngo ndetse bongeraho n'iya gatanu barahatiriza. ngo ariko arababwira ati no, ngewe ndi gukora umurimo ukomeye, ntabwo namanuka, ntabwo naza ngo mbasange, nta mpamvu yo kwica umurimo. Haleluya. Iri jambo ryafashije cyane, kandi ngira ngo nawe rigufashe. Uvuge ngo ibintu biza bishaka kugukura mu murimo wawe, bishaka kugukura mu muhamagaro wawe, bishaka kugukura mu kazi kawe. Wenda waramutse ugira ngo ujye gukora, ucuruze cyangwa se ukora utuntu runaka tubasha kukubeshaho, ariko hakaboneka abantu baza kukurangaza, hakaboneka impamvu ziza kukurangaza kugira ngo utabasha gukora umurimo wawe. Ngira ngo ubwire ngo ibyo bibwire ngo ntabwo ndi bumanuke, ntabwo ndi bumanuke, ndi gukora umurimo ukomeye. Haleluya. Niba uri umuririmbyi, ntihakagira abantu bazakuvuga ngo baje kugusura ngo ukererwe muri korari cyangwa usibe muri korari, ngo ubabwire uti ndi gukora umurimo ukomeye. Haleluya. Umurimo wa data urakomeye, kandi n'umurimo isanzwe urakomeye. Wenda ni imirimo yawe uri gukora mu rugo, abantu baraje batumye iyo mirimo ntuyirangije, birakererewe, ejo bizongera bikererwe. No, babwira ngo ndi gukora umurimo ukomeye, ntabwo ndi bumanuke. Ni byinshi se biri kugukura mu nzira. Ni umukobwa se, hari abasore bashaka kumukura mu nzira. Babwira uti ndi gukora umurimo ukomeye, data yampamagariye umurimo ukomeye, afite ibyiza biruta ibyo muri kumbwira. Uvuga uti mfite umurimo ukomeye, ntabwo ndi bumanuke mbasange. Nuko ngo Nehemiya arababwira ati no, mfite umurimo ukomeye, hari umurimo ndi gukora ahangaha, nta mpamvu yo kwica umurimo. Haleluya. Nagira ngo nkubwire wa mugabo we, nta mpamvu yo kwica umurimo. Wahaba umurimo w'Imana se, he kugira impamvu ituma uwica, ahubwo ubemo neza. Usaba umwuka wera kuyobore, usaba imbaraga z'Imana zibane nawe, ntiwica umurimo. Ngo bikangisho biraza, basani barati baraza, batobiya baraza, bazana ibikangisho byo kumuca intege. Ngo baramubwira ngo nareke umurimo, naze baganire, naze bajya inama, ariko ngo bashakaga kumugirira nabi. Warababwira ati no, ntabwo ndi bumanuke, ntabwo ndeka umurimo wanjye, ntabwo ndeka icyo Imana yampamagariye gukora, ntabwo mva mu byo Imana yanshyizemo ngo nse guta igihe. Nagira ngo nkomeze umubyeyi, ntukareke uta igihe, ahubwo abana bawe uburere. Fata igihe uganire nabo, fata igihe ubasengere, umare igihe ubasengera ubingingira, kugira ngo Uwiteka azabane nabo, kugira ngo Uwiteka nibyo yabateguriye bizababeho. Kuko hari izindi mbaraga, hari iyindi migambi iri hano hanze, ariko iyo ubashyize imbere y'Imana, uko bwije uko bukeye, uko ubasengera, uko ubatoza, uko ubigisha, Uwiteka abayobora inzira, kandi Uwiteka akabana nabo. Nagira ngo nkomeze umuntu ucika intege kubera ko ngo habonetse abavugabutumwa benshi, cyangwa ngo iby'Imana ngo byabaye byinshi. No, reka tuvugire Imana. Ntihagire ikintu kiguca intege, ntihagire ikintu. Urakora umurimo ukomeye, ntucike intege, ntumanuke ngo basange. Abo ngabo bashaka kubigukuramo, ntumanuke ngo basange. Ibyo ngibyo bishaka kugukura mu murimo w'Imana, ntumanuke ngo bisange, kuko umurimo uriho ni umurimo ukomeye. Haleluya. Ndibuka igihe kimwe ijambo ry'Imana, buriya Imana ivugira mu bantu bayo kandi ivugira mu bakozi bayo. Niyo mpamvu udagomba gucika intege kubw'ijambo runaka Imana igushyize ku mutima ngo urivuge, kuko hari igihe riba rizagira none cyangwa ejo, bitinde cyangwa bibanguke, hari igihe rizagirira umuntu umumaro. Nari ndimo nagize ambaradoshwa z'ikintu ngomba gukora, nabuze amahitamo kwa. Dufite umwana ukina umupira, dufite abahungu babiri nako bakina umupira. Umwe rero yari buzajye gukina umupira muri Sweden, ikipe yabo yari bujye muri Sweden. Rero twari twarigeze kumuherekeza n'ubundi, noneho no kuri iyo nshuro turavuga ngo tuzamuherekeza twarabipanze. Ariko turimo tubipanga, nza kwibaza ariko iki gihe donc ubwo urumva kugira ngo ujyeyo ugomba gufata ubwato ukambuka, wagerayo ukongera ukagenda nk'amasaha ane, ushaka amahoteli aho uri burare, bari buzamara iminsi 3. Ubwo byose byari igihe, byongeyeho n'amafaranga n'ibiki byose. Nuko turimo tubyibaza mbese ngo bizagende gute. Ngewe
namaze no kubona abantu tuzajyana, ntakeneye kwirirwa ntwara imodoka, mbese hari abandi bantu tuzajyana nabo bazaba bari bagiye gufana umwana wabo, mbese byari kuba bihendutse mu buryo bumwe, ariko ikibazo ni igihe. Ndimo mbyibaza, ndimo nsenga nibaza, ariko iki gihe sinari kuzakimara nsenga kuko nari mfite konji, nari nasabye konji hakiri kare, ariko iki gihe sinari kuzakimara nsenga. Noneho aho kugira ngo ngende ndego umwana turi kumwe, byari kuba ari byiza, kandi n'ubundi twari twaragiyeyo, kandi n'ubundi ntabwo umubona, babona bari mu kibuga barangiza bajya aho barara, donc umubona gakeya cyane. Nuko rero ndimo nsenga, umukozi w'Imana umwe arankontakta anyohereza ijambo rivuga ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, ariko kwitoza kubaha Imana kugira umumaro muri byose. Numva Imana iramvugishije, numva ko ibyo nari ngiye kujyamo nibyo koko bigira umumaro ariko kuri bike, ariko kwitoza kubaha Imana bigira umumaro muri byinshi. Numva Imana iramvugishije, rero numva impaye igisubizo, ibyo mba mbivuyemo, fata igihe cyo gusenga Imana, fata ibihe byo kuba imbere y'Imana, Imana ingirira neza. Nagira ngo nkubwire rero nawe ntugacike intege kubwo gusangiza abandi ijambo ry'Imana, kandi nawe Imana yagukoresha ukaburira abandi, wenda bari muri situation nk'iyo yanjye, Imana ikoresha umuntu anyoreza iryo jambo rimbere igisubizo, nawe rero wabera igisubizo abandi. Nagira ngo nkubwire rero ngo ntubivemo. Muri Nehemiya ibice 6 murongo wa 3, Nehemiya abwira abo bamucaga intege, abwira abo bari bahagurutse kumuca intege, arababwira ati no, ntabwo ndi bumanuke, ndi gukora umurimo ukomeye, nta mpamvu yo kwica umurimo. Nagira ngo nkomeze umudamu ngo ntihagire impamvu ituma wica umurimo. Nagira ngo nkomeze umukobwa ngo ntihagire impamvu ituma wica umurimo. Nagira ngo nkomeze umugabo, nkomeze umusore, ntihagire impamvu ituma wica umurimo. Impamvu ni nyinshi, imirimo ni myinshi. Hari imirimo y'akazi, hari y'akazi duhemberwa, hari imirimo y'Imana, hari imirimo twikora ku giti cyacu kugira ngo ibashe kutubeshaho. Gereranya wibaze ngo ese ibi bintu biri kunkurura, biri gushaka ko ndeka gukora ibi ngibi, ese nibyo bifite umumaro? Noneho ubibwira uti no, ndi gukora umurimo ukomeye, nta mpamvu yo kugira ngo ndeke umurimo ndimo kugira ngo manuke mbasange, nta mpamvu yo kwica umurimo. Ntugire impamvu ituma wica umurimo, ntihagire impamvu ituma uva muri gahunda yo gusenga wafashe. Niba warafashe gusenga wiyiruza ubusa, ntihagire impamvu ibigukuramo. Mu izina rya Yesu saba Imana iguha imbaraga ubigumemo, ibyo wasezeranye ubisohoze, kandi Imana izakugirira neza. Ntihagire impamvu ituma wangana, ahubwo vuga uti no, ndi gukora umurimo ukomeye, ndi gukora umurimo w'Imana. Imana yampamagariye gukundana, nta mpamvu yo kugira ngo mbivemo. Ntabwo ndi bumanuke ngo nsange abangana, ntabwo ndi bumanuke ngo nsange abatukana, ntabwo ndi bumanuke ngo sange abari mu nzigo, abari mu byaha runaka, ahubwo twahamagariwe umurimo ukomeye. Haleluya. Imana igumugisha rero wowe ubigumyemo, wowe wiyemeje ngo nanjye nzabigumamo. Nta ibyankururaga byari byinshi, ibikangisho byari bihari ari byinshi, ariko sindi bumanuke kubwo umurimo ukomeye ndi gukora. Imana iduhana umugisha. Bene data, turi kumwe kuri iyi shene, tuzajya dukomeza tukomezanye, dusengerane, dutyazanye, duhugurane, kandi Imana izaduha umugisha. Nzi neza ko nitutagwa isari tuzasarura, kandi wacu ari mu ijuru. Haleluya. Imana ibahe umugisha rero. Reka nsenge gato mu izina rya Yesu. Sengeye umuntu uri guhura n'ibigeragezo runaka bishaka kumuvana mu murimo wawe, bishaka kumuvana muri viziyo yari afite, mu izina rya Yesu Kristo ndasenga ngo uwo muntu mukomeze kugira ngo icyo yagambiriye agisohoze. Nkuko Nehemiya yabivuze ati ntabwo ndi gukora umurimo ukomeye, nta mpamvu yo kwica umurimo, kandi ntabwo ndi bumanuke ngo mbasange. Ndabwira uwo muntu Mwami kugira ngo umukomeze afate decision nawe ko nta kintu kigomba kumutandukanya n'urukundo rwawe, kandi nta kintu kigomba kumuvana mu byo yari ari gukora byiza. Mu izina rya Yesu urakoze kuduhana umugisha njyewe nabo, mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Turakwifuriza umugisha w'Imana, kandi tugusaba ngo ukore subscribe, ukore comment, usangize iyi shene yacu n'abandi. Imana izaguha umugisha kubwo udushyigikiye, kandi turi kumwe. Amen.